Umunsi umwe dogiteri yinjiye mu bitaro yihuta cyane kubera ko hari umurwayi wari ukeneye kubagwa byihutirwa. Ahindura imyenda ye ahita ahitira ko ajya mu cyumba aho babagira. Akigenda ahura na se w'umwana wari utegereje dogiteri. Ubwo yabonaga dogiteri yaramutonganyije cyane ati, ni kubera iki watinze bingana uku? Ese ntuzi ko ubuzima bw'umwana wanjye buri mu kangaratete? Ese ubwo wowe nta mutima wa kimuntu ugira? Dogiteri aramwenyura aramusubiza ati, munyihanganire sinari ndi mu bitaro, ngerageje uko nshoboye kose nza nihuta kugira ngo mbe ndi hano uyu mwanya. Rero ukwiriye gutuza maze nkakora akazi kanjye. Papa w'umwana arakaye cyane ati, ntuze? Ese byamera bitabaye ari umwana wawe? Ese wowe watuza? Ese umwana wawe aramutse apfuye nonaha ni iki wakora? Dogiteri arongera aramwenyura aramusubiza ati, navuga nk'uko muri Bibiliya havuga ngo twavuye mu gitaka kandi niho tuzasubira, icyubahiro kibi cy'Imana. Erega muganga ntashobora kongera ubuzima, genda usengere umwana wawe, natwe turakora uko dushoboye kose kubw'impuhwe z'Imana ashobora gukira. Papa w'umwana yahise abwira muganga ati, erega burya kugira abandi inama biroroha mu gihe ikibazo atari wowe kiriho. Dogiteri yagiye aho babagira, ibarwa riratangira, rimara amasaha make. Nyuma muganga asohoka yishimye ati, shima Imana umuhungu wawe ararokotse. Ako kanya adategereje ko papa w'umwana asubiza, yahise afata inzira yiruka cyane. Abwira papa w'umwana ati, nihagira ikibazo ugira ubaze abaforomo. Nyuma y'iminota mike y'abaforomo barasohoka. Papa w'umwana arababaza ati, ese ni ukubera iki muganga yahise agenda yihuta ntanabanje ngo mubaze uko umwana wanjye amerewe? Abaforomo baramusubiza bati, erega umwana wa muganga ejo yapfuye azize impanuka y'imodoka, yari ari gushyingura ubwo twamuhamagaraga ngo aze abage umwana wawe. Nubwo yakoraga akazi twari tubizi ko aremerewe, niyo mpamvu ahise asubirayo kugira ngo akomeze ashyingure umwana we. Irya mukuru rya none, dukwiye gusobanukirwa neza ko nubwo tuba dufite ibibazo, gusa abantu tuba turi kumwe cyangwa abantu badukikije bo ntituba tuzi ibibazo baba bafite. Kamere ya muntu mu kibazo akenshi buri muntu aba yumva ari we ukeneye kwerekwa impuhwe, kugeza ubwo icyo gikemutse akabona ubwatekereza abandi cyangwa nabyo ntabikore. Rero dukwiye kumenya ko nubwo tuba turi muri sosiyete ariko twese tutaba tumeze neza, bityo tugomba koroherana no kwihangana. Ikindi kandi dukwiye kwiga kuguma turi karume cyangwa kuguma dutuje niba twifuza gufata imyanzuro myiza koko ihamye. Byarashobokaga ko uyu muganga nawe azamura kamere ye agatongana ntakora akazi ke neza, kandi aho hari umwana wari kuba inzirakarengane. Tugushimiye kuba wahisemo gukurikirana ibi biganiro byacu binyura kuri Mushatsi TV. Twizeye ko hari icyo bigufashije, niyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe niba utarayikora, kugira ngo n'ibindi tuzajya dushyiraho ujye ubibonera ku gihe, unabisangiza inshuti zawe, ndabizi neza ko byazigirira akamaro. Ese waba ukeneye gukoresha indirimbo, waba uri umuhanzi ku giti cyawe cyangwa muri korali, waba se ukeneye kurikodinga publicité, theatre cyangwa ikindi kintu cyose cyerekeranye na sound, njye ndi producer M Izra kuva muri Mystic Music. Tugufashe, dukorera mu karere ka Gakenke. Ushobora no kuduhamagara kuri nimero zacu arizo 07844616 100. Tugane tugufashe ku giciro gito cyane utasanga ahandi.